Ibihe byiza nanone bakomeje kubana natwe bakomeje kudukurikira muri gahunda z'amakuru atandukanye dukomeza kubageza abari mu Rwanda mu ntara zose uko arenye, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse namwe muri hano mu mujyi wa Kigali. Mwese reka mbasuze mbifurize kugubwa neza, mbifurize wa mbere mwiza. Uyu munsi akaba ari tariki 21 z'ukwezi kwa 9 2020, akaba rero ari umwaka mu by'ukuri navuga ko umwaka utagenze neza cyane, ariko tukaba tugenda tunagana no mu mpera zawo. Harabura igihe gito cyane kugira ngo dusoze umwaka wa 2020. Reka rero muri aka kanya munyemerere rero tuganire ku nkuru y'umukobwa witwa Akayezu, ariko mu by'ukuri ngo amaze imyaka igera kuri 28 ataraciryera abo mu muryango we, ndetse ngo ntabwo azi amazina ye y'ukuri. Ni inkuru rero yababaje abatari bake, ni inkuru ikomeje gushengura imitima y'abanyarwanda muri rusange. Mu minsi ishize twanababwiye inkuru y'uwitwa Grace Umutoni, nawe wavugaga ko atazi amazina y'umuryango wabo, atazi umuryango wabo muri rusange, mbese akavuga ko amaze imyaka igera kuri 26 atazi umuryango we, ndetse nawe akaba atazi aho yakomokaga. Reka rero muri aka kanya munyemerere tugaruke kuri iyi nkuru y'uyu mukobwa witwa Akayezu. Baragira bati burya ukwibyara gutera ababyeyi neza. Ati rero n'imvugo ikoreshwa kenshi cyane abantu bashaka kwerekana ko kubyara umwana ukamurera ukamubona atangiye kugera ikirenge mu cyawe, cyangwa se yarengeje ku byo rero wamutekerezagaho, biba ari ishema ku muryango wawe. Ibi ariko bihira bake, kuko si kenshi cyane usanga ababyeyi babasha rero kugira amahirwe yo kubona imikurire y'umwana ndetse no kwishimira iterambere yigejejeho mu gihe rero yaratangiye kuba umuntu mukuru cyane. Nk'umuhanzikazi rero Butera Knowless utarabashije rero kubana n'ababyeyi be kuko ngo bapfuye akiri muto cyane, wabone iterambere agezeho uyu munsi, avuga ko rero intimba idashira kuri we ari uko ngo atigeze agira amahirwe iyo kuba yabereka umwuzukuru afite uyu munsi, cyangwa se ukuri ari umwe mu bahanzi bahanzwe amaso mu gihugu cy'u Rwanda. Siwe gusa kuko hari benshi bagendana rero intimba mu mitima, baremerewe ku buryo rero inyuma buri wese ashobora kubona ko bahiriwe, nyamara imbere bashenjagira bashira kuko batigeze bagira amahirwe yo kubona ababo. Ni nako rero bimeze kuri Akayezu Christine uzwi nka Kijyambere, akaba yaratuye mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Uyu mubyeyi w'imyaka 28 afite abana bagera kuri 2. Iyo muganira ubona rero avuga make, ariko akitsa cyane ku gahinda yatewe no kuba nta foto agira y'ababyeyi be cyangwa se abavandimwe yewe n'abandi bo mu muryango. Iyo rero atangiye kuvuga inkuru ye, amarira amuzenga mu maso akabura icyo avuga. Akayezu Christine rero ngo ntabwo azi aho avuka, ariko akeka ko ashobora kuba rero ngo ari muri Ruhango, mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo, cyangwa se i Nyanza, cyangwa ngo mu zindi hafi y'utwo turere, kuko mu kigo ngo yabanje kurererwamo nk'imfubyi bamubwiye ko ariho bakuraga abana bo kurera. Ntabwo azi neza amazina ndetse n'imyaka ye. Nubwo Akayezu avuga ko yavutse mwaka w'1992, avuga ko atazi neza koko niba ari cyo gihe yavukiye, gusa agamya ko rero yatandukanye n'ababyeyi be akiri umwana muto cyane. Yagize ati mu mwaka w'1994 natandukanye n'umuryango wanjye kubera jenoside yakorewe Abatutsi. Jenoside yabaye ndi muto, banjyanye mu kigo cyitwa Concern cyo mu karere ka Ruhango kuhanderera. Sinigeze rero mbasha kumenya ngo mama cyangwa se papa bitwaga gutya. Mu mwaka w'1995 hari umuryango waje kumfata ujya kundera, ariko nkahorana intimba kuko ntazi ababyeyi. Nkavuga nti wasanga nsa nka papa cyangwa mama, nkibaza niba rero wasanga nari mfite abavandimwe. Arongera akagira ati nifuza kuba anamenyana n'umuryango wanjye kuko wasanga ubu papa cyangwa se mama bose bari. Ati nkanamenya niba abavuka kwa papa cyangwa se mama baba bahari. Yakomeje avuga ko kumenya imyirondoro ye ngo byari bigoye, ngo bikaba rero ngo byaratumye rero amara umwaka mu kigo cy'imfubyi atarabona izina. Yagize ati byari bigoye cyane kubona imyirondoro yanjye, ntabwo twabaga rero dufite ngo tumenye ngo navukaga aha cyangwa se ababyeyi banjye baraha. Ubundi ndi mu kigo cy'imfubyi banyitaga Kijyambere, amazina yanjye ntabwo bari bayazi. Umuryango wagiye rero kundera niwo rero wanyise amazina. Ati ku ishuri aho yigaga, iyo byabaga rero ngombwa ko avuga amazina y'ababyeyi be, yavugaga ko yavugaga y'abamurera. Yarize ndetse kandi asoza amasomo ye mu mashuri yisumbuye mu bijyanye n'imibare, ubukungu n'ubumenyi bw'isi, bizwi nka MEG. Akayezu avuga ko kuva mu bwana bwe ngo kugeza ageze mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza
ngo aribwo rero yabashije kumenya ko abantu aba atari iwabo, ngo ariko hari igihe rero abana b'uwo mukecuru ngo bacikwaga cyangwa se barakara bakamuserereza bakamubwira ko n'ubundi atari uwaho. Yagize ati uwanderaga yari afite abahungu bakuru cyane, turakurana tukajya tujyana ku ishuri, ariko hakaza kuzamo umwe muri abo bana mu gihe rero twarwanye ati n'ubundi wowe ntabwo uri uwacu. Negeraga uwo mukecuru akambwira ngo mbyihorere. Yakomeje agira ati maze kugera mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza yaranyicaje arambwira ko atari we mama wanjye, anyereka n'igipapuro cyerekana ikigo yankuyeho akampumuriza. Narabyumvaga aho turi kumwe ariko bikambabaza mu mutima, nkibaza nti ese mama wanjye ameze ate, kuki yantaye? Ntabwo nabikururaga neza, ariko maze rero gusobanukirwa amateka y'igihugu cyacu naje kubyumva. Abana rero ngo bamubaza nyirakuru akaruca akarumira. Byagendaga bite rero? Avuga ko kugeza ubu afite abana babiri, umwe afite imyaka 8 undi 4. Ati bakunze rero kumubaza nyirakuru cyane akabura icyo abasubiza. Agira ati ngira abana bagira urukundo, bakunda kumbaza ngo ese nyogokuru ari he, wowe nta mama ugira? Bakambaza impamvu nabereka nyirakuru na sekuru. Kubasubiza rero ngo birangora, nkababwira nti muzababona, ariko nkagira igikomere cyo kuba ntazi irengero ryabo. Avuga ko rero n'abana be rero ngo bari mu batumye ashaka gutangira gushaka ababyeyi be. Havuga ko nta kintu cyihariye nk'ikibi cyangwa se ikindi kintu cyihariye afite ku buryo umuntu rero umuzi ari uruhinja yamwibukiraho, ariko ko kera yari umwana ukunda guceceka kandi ari munini, ari n'inzobe. Ngo ajya gushakana rero n'umuryango afite uyu munsi, yabanje rero kumuganiriza iby'inkuru ye, arababara cyane ndetse kandi atangira kumushyiramo umutima wo gushakisha ababyeyi be cyangwa se abandi bo mu muryango we. Kubera ko rero ngo asanzwe asenga, havuga ko rero mbere yo gutanga iyi nkuru ngo yabanje kwiragiza Imana kugira ngo abe ariyo imujya imbere. Asaba rero buri wese wabonye iyi nkuru rero kuyisangiza abantu ikagera kure, akareba ko rero yabona abo mu muryango we, nk'uko rero Akayezu Christine ni umumama afite imyaka 28. Avuga ko atazi ariko imyaka ye neza mu by'ukuri, ndetse akavuga ko afite abana bagera kuri 2. Akavuga ko rero yifuza ko byibuze uwabona aya makuru cyangwa se uwamenya amakuru yasangiza abandi, akareba ko yabona ababyeyi be cyangwa se n'abakomoka mu muryango we muri rusange. Akaba rero ari inkuru ya Akayezu Christine. N'ibikomere rero abantu benshi baba batandukanye baba bafite bijyanye n'amateka y'igihugu cy'u Rwanda cyanyuzemo, cyane cyane mu mwaka w'1994 ubwo jenoside yakorerwaga Abatutsi yabaye, ndetse kandi iza gusiga ihitanye abantu benshi cyane, isiga imfubyi, isiga incike, ndetse isiga n'ibikomere mu bantu batandukanye muri rusange, kubera ko abantu bari bamaze kubura ababo. Mu bihe bishize rero kandi twabonye inkuru y'uwitwa Mutoni Grace wavuga ko amaze imyaka igera kuri 26 abaho atazi ababyeyi be ndetse atazi n'abo mu muryango we. Ibi nawe bikaba byarabaye kubera jenoside yakorewe Abatutsi, aho Grace Mutoni rero yamaze imyaka 26 abaho mu gahinda, azi ko nta muntu agira abafitanye isano. Ariko mu bihe bishize kandi nibwo yabonye rero igitangaza. Ubu rero akaba afite babyara be ba nyirasenge, nyirarume ndetse na ba nyina wabo, nabo rero bavuga ko bari mu byishimo bidasanzwe. Uyu ni umuforomokazi w'imyaka 28, jenoside yabaye afite imyaka igera kuri 2, aho yita iwabo. Ubu ni Ngoma mu mujyi wa Butare mu karere ka Huye, aho yarezwe rero n'umukecuru ufite imyaka igera kuri 85 ubu. Mu kiganiro rero yagiranye na BBC, Mutoni Grace avuga ko yagiye rero guca akenge asanga yitwa Rafiki, aba mu kigo cy'imfubyi Indera mu mujyi wa Kigali, aho yamenyeye ko rero mwene wabo uzwi nka Ari Yves, musaza we ngo ari ukuri muto ngo yakurikiraga, ngo rero bazanywe bombi muri icyo kigo mwaka w'1994. Avuga ko nyuma yaje rero no kubwirwa ko iwaba ari Nyamirambo, ngo ntabwo azi uko ababyeyi rero ngo bishwe, nta nubwo azi uko yarokotse jenoside. Byose rero ngo yagiye bibwirwa, n'ubu kandi akaba aratamenya rero ibindi nk'amazina ye yahawe n'ababyeyi be ngo bari bataricwa icyo gihe. Abantu rero babarirwa mu magana bari abana mu gihe cy'intambara na jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ubu rero ni abantu bakuru kugeza n'ubu kandi baracyashakisha imiryango yabo, nk'uko umuryango utabara imbabare International Committee of the Red Cross ukora n'ibikorwa byo guhuza ababuranye n'abo ubivuga.
Rafiki rero agira ati iwacu twari abana batatu, ati njyewe na Yves, ati n'undi wari uruhinja kuko rero nari mutoya nanjye sinibuka niba yari umukobwa cyangwa se yari umuhungu. Umutoni akaba akomeza agira ati muri jenoside yakorewe abatutsi Nyamirambo, ati bishe ababyeyi be bombi, uko we na Yves rero ngo barokotse ntabwo bizwi neza, ngo bisanze rero mu kigo cy'imfubyi i Ndera. Yagize ati Yves yari yarakomeretse kuko bari baramurashe mu rubavu, ati niko rero baje kuyimbwira, ati tugeze i Ndera ntiyabashe rero kubaho kuko yahuye na macinya ararwara ahita apfa. Ati ibyo rero babimbwiye maze gukura ko nari mfite musaza wanjye witwaga Yves. Mu kigo rero cy'imfubyi ngo niho rero yabatirijwe. Umwana bahimbaga Rafiki bamwita Mutoni Grace, avuga ko mu mwaka w'1998 umugore wamubatirishije ngo yaje no kumuvana muri iki kigo amujyana kubana nawe i Butare, ngo kuko gusa yabonaga basa. Mutoni akiri muto akaba rero ngo ataratangira amashuri abanza, uwo mugore Umutoni ngo akiri muto ataratangira amashuri abanza, ngo umugore w'umusamaritanikazi ngo nawe yaje rero gupfa arwaye, akomeza rero kurererwa na nyina w'uwo mugore, ari nawe rero babanye kuva icyo gihe i Butare, ariho rero yita iwabo. Uyu rero ngo wamureze ubu akaba afite imyaka 45 nk'uko Umutoni yakomeje kugenda abibwira ikinyamakuru BBC. Avuga ko mu gukura kwe rero ngo yakoraga atekereza uko yazabona umuryango wabo bafitanye isano y'amaraso utari uyu wamwakiriye ukamurera neza. Agira ati niga muri segonderi Rwamagana, ati abayobozi baramfashije bajya kubaza ku kigo cy'Indera, ariko barabwirwa bati abana bazanaga hano umwaka w'1994 bazanwaga n'inkotanyi zibarokoye ahantu hatandukanye. Ati nta yandi makuru naho nabo bari bafite, gusa ati baradufotoraga bakadushyiraho nimero, ariko ntibabaga rero bazi ngo uyu mwana yaturutse aha n'aha, bikarangira gutyo. Ariko ku mutima ngo ngahora mpangayitse, ngahora mbisengera mvuga nti yenda Imana izankorera igitangaza. Ingorane rero batewe n'amateka mabi. Rachel Uwase Kabamba ushinzwe itumanaho mu kigo cya CRCR akaba rero yarabwiye BBC ko ubu abana ngo babuze ababo bakiri kubashakisha baciye kuri CRCR atari benshi cyane nko mu myaka yashize. Avuga ko rero bafite ababarirwa mu magana bari gufasha gushakira ndetse no guhuza nabo mu miryango yabo. Akaba rero mu by'ukuri inkuru ya Umutoni Grace ijya gusa neza n'inkuru ya Akayezu Christine, uvuga ko agishakisha kumenya umuryango we cyangwa se abakomoka mu muryango we muri rusange, niyo yaba atari ababyeyi be, atari nyina, atari se, ariko akabona wenda basaza be, akabona bakuru be cyangwa se barumuna biwe, ndetse kandi akaba yanabona n'abandi bose bakomoka mu muryango we. Ni inkuru rero ikomeza mu by'ukuri kugenda ibabaza abantu benshi batandukanye, ariko biciye mu itangazamakuru akaba Umutoni Grace yaraje kubona umuryango we, bikaba rero binashoboka ko Akayezu Christine nawe yazagira gutya akabona umuryango waho akomoka. Reka rero mbashimire, mbifuriza ibihe byiza, turacyari kwe, 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 mbifuriza ibihe byiza, turacyari